Uraho neza ndagusuhuze wowe wakoze subscribe hano kuri Rwanda Entertainment. Amakuru agezweho Kevin Kade umuhanzi nyarwanda akaba arembeye mu gihugu cya Amerika, aho yatangaje mu ibaruwa ndende yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yatangaje yuko arembeye mu bitaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaragiye ari kumwe na Element LA. Ubu ngubu akaba arwaye. Hari ibitaramo yari yiteguye, yarimo aritegura mu Rwanda, aho yari ari gutegura Iwacu na Muzika Festival, ibitaramo bitegurwa na AIP. Akaba yamaze gutangaza ko atazabigaragaramo. Kevin Kade ubu ngubu tuvugana akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho arwariye. Mu ibaruwa ndende yanditse yavuze ngo ntazigera agaragara mu bitaramo by'Iwacu na Muzika Festival. Hari n'ibindi bitaramo yari ari gutegura, aho azahuriramo na Element LA, DJ Brian muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byo nibiba akimeze neza bishoboka kuzabigaragaramo muri ibyo bihugu, cyane cyane ko arwariye no muri Amerika. Gusa aha mu Rwanda byo no gukomeza kumusengera cyane, kuko ararwaye, ntago azabigaragaramo nk'uko yabitangaje ku rubuga rwe rwa Instagram. Kevin Kade yari kuzataramana n'abahanzi muri Iwacu na Muzika Festival, harimo nka King James, Bushali, Shine Boy, umwami w'abami, aho yari kuzaba ari kumwe nabo muri ibyo bitaramo byose bigenda bizenguruka intara, mu ntara zigiye zitandukanye. Kevin Kade komeze kumusengera, Imana imworohereze cyane. Nyuma y'uko yarasohoye indirimbo bita Ndi Ready, aho yari imaze gukundwa n'abatari bakeya hano mu Rwanda, yakorewe ama-change menshi kuri TikTok. Kevin Kade si ibintu byiza aka kanya, so komeze kubana natwe, ukore subscribe hano kuri Rwanda Entertainment, ujye mukomeza kugenda mubona ibiganiro, amakuru, video nyinshi nziza, cyangwa se amakuru agezweho ya showbiz atandukanye hano mu Rwanda, ku mustar uwo ari we wese waba ukunda cyangwa se ufana. Ciao.